nk'uko ubireba kuri balance yanjye mfiteho amadolari 9.70. ahangaha ni muri account ya ePay nk'uko uri kubibona. Abantu musanzwe mubikura amafaranga muyakuye muri Game Gara murabizi, aya ngaya ni amafaranga uba wakoreye muri Game Gara bitagusabye gushora ikintu na kimwe, ugahita uyohereza hano muri ePay. Ahangaha nemere kuyakira kuri simukadi yanjye umunota umwe gusa. Ngira ngo murabibona yuko aya ngaya kuyabikuza nta kindi kintu byansaba, kubera yuko reba hano hasi ndi kumanura, ngira ngo urabibona, ngiye kugutungira agakone nawe ubibone. Ntago ari ubwa mbere nyakuyemo hano, si n'ubwa mbere yakiriyemo hano. Izi ngizi ni transaction nk'uko uri kubira nawe uzi gusoma hano handitse transaction record. Izi ngizi zose uri kuraza aba success n'ubundi ni amadolari 9.70 murankuramo hano. Ngira ngo urazibona yuko izimaze kuba complete, zimaze kuba eshatu. Ngira ngo uri no kubibona n'amatariki yazo, ndetse uri no kubonamo na transaction yo ku munsi w'ejo. No kuvuga ngo ahangaha buri gihe nkuramo amadolari 9.70 aba yaturutse muri Game Gara. Nta handi hantu mba nayakuye usibye kuyakorera muri Game Gara, nk'uko nawe wagenda n'ubundi ukayakoreramo bisanzwe, nta kindi kintu na gitoya bigusabye, nta gishoro na gitoya bigusabye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje kuza ngo nkwereke ngo ni gute bigenda, ni gute biba bisaba iki kugira ngo nawe uyakore, cyangwa se mu buryo bworoshye ni gute nawe wayakura muri Game Gara. Ariko hagati aho ngaho ubaye ufite ayo wakoreye muri Game Gara ukaba kuyakuraho byarakunaniye, wambwira nkagufasha, n'ubundi wanyandikira nkagufasha ku buryo bworoshye, ntabwo bitwara iminota myinshi cyane, iminota ataranimba maze kugufasha kuri buri kimwe rwose. Nawe uyafite kuzuza byakunaniye, nawe wayazana ngufasha kuyuzuza, ndetse twamara kuyuzuza ngufasha kuyabikuza ukayashyira kuri momo yawe, nta kindi kintu na gito yabigusabye. Nk'uko bireba njyewe hano mfitemo transaction eshatu rwose, nk'uko nabikubwiye. Izi ngizi nabashije kuba nazikora nta kindi kintu na gito yabinsabye, ndetse bitananguye. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nje kukwereka ibanga akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ugukurikira video kugeza ku musozo. Ikindi usabwa ni ukuba warakoze subscribe banga kuri mbere. Ikindi kandi ukaba utajya wibagirwa gukora like ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka tugendane rero akantu ku kandi. Ndagusuje kandi guhaye ikaze wowe udasiba gukurikira mbiri. Reka nkubwire yuko uyu munsi ngiye kuba nashyira ukuri kose kuri Game Gara. Reka nkubwire yuko kandi uyu munsi abantu mukorane mugwize amafaranga muri Game Gara, ngiye kuba nabafasha rwose kuba mwayagwiza, ndetse mukabasha kuyakorera, ndetse mukabasha kuba mwagwiza amajamuzi. Kubera yuko muri video ngiye kukwereka amategeko n'amabwiriza uba ugomba kugenderaho kugira ngo ukine muri Game Gara ubashe kubona amajamuzi, ubashe kugwiza amajamuzi. Ubwo ndaba ndi kugaruka ku kibazo cy'abantu benshi mwakomeje kujya mutubaza ngo ese kubera iki nkora nkabona jamuzi zanjye ntago ziyongera, cyangwa se nkabona jamuzi zanjye ntago ziri kujya kuri balance, kandi mu by'ukuri niriwe nyina umunsi wose. Muri iyi video ngiye kubikugaragariza byose, ndetse ngiye kukwereka akantu ku kandi k'ukuntu ngewe nyakorera kugeza ngwijije amafaranga menshi cyane, amadolari 10 buri cyumweru. Murabizi yuko nababwiye ko tubikuza amadolari 10 tuyakuye hehe muri Game Gara yonyine, tutabaremo izindi application zirenga 12 ahangaha mu Rwanda n'ubundi zitanga amafaranga bitagusabye gushora ikintu na kimwe. Ahangaha turaza dufungure application yacu ya Game Gara, nkwereke buri kimwe muri yo, nkwereke ibanga wahishwe, cyangwa se nkwereke amabanga waba warahishwe mu gukoreramo amafaranga n'ubundi hano muri Game Gara. Mbere na mbere ngiye umuntu ngiye kwigisha, cyangwa se ngiye kwereka amabanga yose, ndabanza ngamuha proof. Reka tugendane hano ndi muri Game Gara, hano hose ndi kugenda nkanda murahazi, nta na kimwe mutazi ahangaha muri Game Gara. Ngiye rero ndabanza ngaguha proof. Ni ukuvuga ngo nari nigeze kuba nakwereka n'ubundi amadolari 9.70 nkubwira yuko yose mba nayakuye hano muri Game Gara. Ndabanza nkaguha proof kugira ngo urebe koko niba witegereje neza ukuntu twatangiye ama transaction agiye nkwereka, uragenda usanga yagiye ari amadolari 9.70. Nuzamo hano rero urasanga transaction imeruka gukora ku munsi w'ejo hashize, urasanga n'ubundi ari amadolari 9.7. Ni ukuvuga ngo bari badukase ibice bitatu kuko yari amadolari 10 yose hamwe. Aya ngaya niyo duheruka gukuramo hano n'ubundi muri Game Gara. Ni ukuvuga ngo kuyakuramo hano baguha gutegereza amasaha 28. Nanjye rero kugira ngo mbashe kuba nakora video ndabanza ngategereza yuko biba success cyangwa se biba complete. Reka nkwereke ariya nkweretsemo hariya ndusuyabonye. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyakuramo hariya ukayohereza muri ePay, ukimara kuyoherezamo baguhaye gutegereza amasaha 28. Ni ukuvuga ngo hano ngiye kukwereka ahantu bita muri wallet, ku bantu mujya muvuga yuko kuyakuramo hariya biba
byabananiye. Abantu muzi ubwenge mujye mukoresha Wallet. Hano nkuzanye ni muri Wallet account yanjye, ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha Wallet account mu buryo bworoshye bwo kugira ngo ubashe kuba wayakuraho hariya n'ubundi. Ariko iyo yagejeje muri Wallet ujya kuyagezamo nk'uko ndi kubikwereka hano hejuru, bagukase ibice bigera kuri 40 byose. Nk'uko uri kureba hano hejuru n'ubundi ino transaction ndi kugutungiraho utuntu tw'udukoni n'ubundi ni imwe n'iriya iri muri Gemugara. Ku bantu mubizi neza cyangwa se ku bantu muzi gukora transaction mu buryo bworoshye, biba byiza iyo ufite account yo muri ePay, ikindi kandi ukaba ufite account muri Wallet, ku buryo nubona birimo biragutindira, ku buryo urahita uyakura hariya muri Gemugara n'ubundi uyohereza kuri ePay, ukayakura kuri ePay uyohereza kuri Wallet, ibintu byoroshye cyane. Hano ndi kugenda nkwereka, hano nagiye ngutungira aya nama transaction n'ubundi, zino transaction ndi kugenda nkwereka za withdraw, ngira ngo uze kuzitegereza neza nk'uko ndi kuzikwereka, uri busange neza isa. Reba nk'iyi ngiyi iheruka nakweretse ahangaha, nkanzeho hano ngo ujye kureba byose bahita babinyereka. Iyi ngiyi hano mu kazu gatukura kanini niyo meruka gukora ku munsi w'ejo, ari nayo yiriya nari nkweretse. No kuvuga ngo nkanze hano ku minsi 30 n'ubundi banyereka transaction zose nakoze mu kwezi, nk'uko nawe uri kubyirebera ahangaha. Reka dusubire inyuma noneho njye kukwereka ngo iyo yakuyemo hariya ushaka kuyabika cyangwa se ushaka kuba uyafite gusa biraho, uyazana hano n'ubundi muri Binance. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubizi abantu mufite Binance ziri verified cyangwa se mwamwara verifyinze, ushobora kubikaho amafaranga yawe y'amanyamahanga mu gihe udakeneye kuyakoresha ako kanya. Iyo zabaye verified, ibiri verified koko urabizi yuko kugira verified n'ubundi bigusaba iki? Irangamuntu. Iyo yabaye verified umutekano wayo uba wizewe ku kigero cyo hejuru ndetse kuruta zira za mobile money mubikaho amafaranga. Kuza ukayabikamo hano rero muri Binance iri verified ni ibintu byizewe cyane ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ibintu bikorohera cyane kubika amafaranga yawe cyangwa se kubika umutungo wawe nta kindi kintu na gito yabigusabye. Twebwe nyine turagenda tukagira Binance yacu verified kandi tukafata ariya mafaranga tukaza tukayabikaho, kuko ntago wakwizera Wallet cyangwa ngo ube wakwizera ePay. Niyo mpamvu ngewe rero nahisemo kuzajya n'ubundi nzanga ya depositingamo hano, nkaba nyabitsemo hano. Reka nkubwire yuko hari n'igihe usanga amafaranga yawe yuzuye cyangwa se yahindutse cyangwa se yazamutse bitewe n'ukuntu idolari rihagaze hano hanze ku isoko. Reka twigarukire rero ku nama yacu tuvuye muri biriya byose, mbagira ngo nkwereke inzira cyangwa se nkwereke ahantu hose usabwa kuba uri cyangwa se ikintu usabwa kuba ufite. Byaba byiza ufite rero Wallet, ufite ePay account, ufite na Binance, byaba byiza kurushaho. Ariko kandi utayifite wambwira n'ubundi nkagufasha n'ubundi agera kuri momo nta kindi kintu na gitoya bisabye. Noneho ubu byaranoroshye, ushobora kuyakuraho hano muri Gemugara uyajyana kuri momo, birakunda cyane. Ni ukuvuga ngo reka nkwereke ano ma option hano hasi, ngiye kuguhishurira amabanga menshi cyane, niyo mpamvu usabwa kugumana nanjye. Ni ukuvuga ngo ngiye kuguhishurira amabanga menshi cyane, abantu muzamo hano mukambwira ngo jamuzi zanyu ngo nizizamuka. Ese ano ma option uko ari 5 nagutungiyeho udukone, aya ma option uko ari 5 uri kuyareba ugiye akoresha yose? Reka mfashe umuntu ukoresha option imwe ahangaha muri Gemugara. Reka nkubwire yuko ariko kandi gukoresha option imwe bizakugora kuba wakuzuza amadolari 10 buri cyumweru, byakugora cyane ndetse ni ibintu nyine bigoye. Reka ngusomere ibwirizwa riri ahangaha, urumva amabwirizwa abasha gutangwa n'ubundi na Gemugara. Soma neza aka kantu uri kureba ahangaha, barakubwira ngo kugira ngo ube wabasha gutsindira 0.1 cy'amadolari byonyine urasabwa kuba wakinnye imirongo 6 iri kiriya. Ngira ngo uri gusoma, uri kubibona, uri gusoma, uri kwisomera hano hejuru, urimo urabibona. Kugira ngo utsindire 0.1 dollars, ni ukuvuga ngo usabwa byibura kuba wubatse imirongo 6, wubatse imirongo 6 kandi wayubatse neza iri kiriya. Ni ukuvuga ngo urayubaka, ariko mu by'ukuri bigusaba kugenda gake gake witonze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ano ma option yo hano hasi yose ugomba kuyakoresha, ugomba gukora live, ugomba kujoininga abandi bakaguha ama gift. Ni ukuvuga ngo ngomba kuguhishurira kamwe ku kandi kugira ngo zino jamus zawe zino ndi gutungaho udukono uri kuzibona. Ngiyewe ntago nzigira gusa kuko mba nazikuye hariya nyine wapi, kugira ngo ngwizenga ntago yose mba nayakuye hariya mu gukina kugira ngo jamus zanjye zizamuke. Ariko nkubwiye yuko kugira ngo jamus zawe zamuke cyangwa kugira ngo ugire aya mafaranga, murabizi yuko ibihumbi 10 n'ubundi biba bihwanye n'idolari rimwe, kugira ngo uyagwize ndagiye nkubwire yuko bigusaba n'ubundi kubaka imirongo 6 iri kiriya.
kugira ngo ugwize amafaranga. Aya ngaya gutya ndi kugenda nyakwereka, aya ngaya ngira ngo murabizi n'ubundi nta kidasanzwe abantu musanzwe mukora hano, n'ubundi mwebwe murabizi yuko kugira ngo ubikuze ari ukubanza kuzuza kano kantu naciyeho agakoni gatukura cyangwa se naciyemo mu kazu gatukura, ngira ngo murabizi. Ariko biba byiza nyine iyo joyininze amalive y'abandi ugahabwa amagifti. Ikindi biba byiza iyo utumira abantu benshi, kuko nkanjye ubu ngubu hari amaze kubikuzamo inshuro zigera kuri 3 zose, maze gukuramo ubwo amadolari arenga 30, hafi asaga 30. Ntabwo zuye 30 kuko bagiye bankata, ariko yakabaye ari 30. Minimum sisi mubizi yuko ari amadolari 10 ku bantu musanzwe mo hano. Minimum ni amadolari 10, utayafite nyine urabizi kubikuza ntabwo wabikuza. Ariko mu by'ukuri ngira ngo nufata inshuro 3 tumaze kubikuzamo hano ukazihuza n'abantu ngiye maze kwinjiza, abantu bavuga ngo no gutumira gusa, ngiye ntabwo byahura kuko ngiye mfite abantu batenze 24, ariko mu by'ukuri maze gukuramo 30, asaga 30 amadolari. Ubwo se urumva byahura gute? Reka tumwereke muri account yanjye ya Meti Wallet. Ni ukuvuga ngo nkuko munabikubwiye, nkuko nanabikweretse, kwanza muri ePay imaze koherezayo amadolari 9.70 inshuro zigera kuri 3. Ntabwo rero wabikora uvuga ngo ni ugutumira gusa, ntabwo ari ugutumira gusa mo hano, kuko ari ugutumira gusa abantu 20 mfite ntabwo baba baramesheje kubikuza inshuro 3, ntabwo bikunda. Ahubwo joyininga ama lives, ndakureka kubwira ujoyininga live, ni ukuvuga ngo ujya guhabwa amagift nkuko iriya mibare baba baguhaye iri mu ibara ry'umuhondo, n'ubundi nicyo uyikoresha utanga amagift, ndetse unablessinga abandi, nawe wagira amahirwe bakakublessinga, nta kindi kintu na gitoya bisabye. Reka nkubwire yuko rero amabanga arimo hano yo gukoreramo amafaranga ni menshi cyane rwose, ni menshi, nta nubwo wayavuga ngo yarangize. Reka nkubwire yuko hano habamo n'ibindi bintu bya bonus by'abantu bitwaye neza bahemba ku munsi. Iyo witwaye neza mu mukino ahangaha ku munsi, iyo umugoroba urangiye bajya bagira igihe n'ubundi cyo gutanga ibihembo ku bantu bitwaye neza bari gukina. Ni ukuvuga ngo hano habamo uburyo bwinshi. Zino option uko ari enye zicokoze, ndetse nyinshi muri zo uzikoreshe. Ni ukuvuga ngo haba harimo uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga, nubasha no gusoma message system igenda igwa. Kugira ngo video itarambirane, reka tubonane muri video y'ubutaha. Ndi kubakurira amafaranga muri ePay nyabashyirira muri wallet ku bantu bansabye ko nabereka ukuntu bakoresha wallet ndetse nda ePay mu gihe amafaranga n'ubundi yavuyemo hano muri Jams. Ni ukuvuga ngo umunsi w'ejo nshobora kubakorera iyo video ibyerekana ndetse inabisobanura. Wowe icyo usabwa no kuba warakoze subscribe, ubundi tugaye tubana n'ubundi akantu ku kandi ukabasha kwinjiza ukoresheje internet yawe, nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Reka tubonane ubutaha. Ciao.